Muhire Kevin yatangaje amagambo akomeye cyane nyuma y'uko ikipe ya Rayon Sport yegukanye igikombe cya Sekafa Kagame Cup. Uyu Muhire Kevin ni umwe mu basore ndetse akaba anafatwa nk'umwana w'ikipe ya Rayon Sport kubera yuko yayikinyemo kenshi ndetse akoreramo byinshi bitandukanye ndetse yanabaye kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport igihe kirekire ndetse kandi yashimiye iyi kipe ya Rayon Sport ndetse ashimira n'abayobozi ba Rayon Sport n'umutoza ndetse n'abakinnyi mu buryo bitwaye muri Sekafa Kagame Cup ndetse n'uburyo bakozemo ibintu byabo neza bari bateguye. Uyu Muhire Kevin yavuze urwego ubu ngubu Rayon Sport imajije kuba yageraho ndetse anashimangira ko iyi Rayon Sport niramuka ikomeje kwitwara uku nguku ndakeka nta kipe yazayihangara. Ibi ngibi yabivugiye imbere y'itangazamakuru avuga ko Rayon Sport yahindutse ndetse Rayon Sport iri kugenda igera ku rwego rwiza. Uyu Muhire Kevin kandi yavuze byinshi bitandukanye anaribyo turaza kugenda tuganira gatanu kuri gatanu tumenye neza ese Muhire Kevin bimeze bite ndetse tuze no kugenda tumenya uko ibintu biri kugenda mu kipe ya Rayon Sport. Rayon Sport rero yamaze gusinyisha Mohamed Watara uturuka mu gihugu cya Cote d'Ivoire wanyuze mu makipe akomeye cyane harimo Al Hilal ndetse na za Simba zituruka hariya mu gihugu cya Tanzania. Kuva ko rero uyu musore kipe ya Rayon Sport yasinyishije ni umukinnyi mwiza ndetse nawe turakeka tumwizeyeho umusaruro ukwiye nk'uko turi kugenda tubibona umunsi ku munsi. Hari ingingo Francis nawe yagize icyo avuga uburyo yiteguye imikino ya Super Coupe. Ni imikino rero vuba aha tariki ya 22 nibwo match ya mbere izaba. Kuva ko rero ni ikintu gikomeye cyane. Rayon Sport ikazacakirana n'ikipe ya Police FC ndetse uwo munsi na APR nayo ikazakina n'ikipe ya Kiyovu Sport. Ibizavamo rero nibyo tuzamenya amakipe azahurira finale. Ese wowe mukunzi w'ikipe ya Rayon Sport witeguye gushigikira iyi kipe yawe? Ba hafi rero ndetse umenye byinshi bitandukanye kuri iyi kipe yawe ya Rayon Sport. Nkusaba ko wakurikirana iki kiganiro kugira ngo ubashe gusobanukirwa gatanu kuri gatanu byibuze ugere urangize iyi video nibwo uraba usobanukiwe neza. Ndetse kandi turaza kwinjira mu kipe mu ndani ubwo turacaracara mu bakinnyi mu bafana mu bayobozi aho hose turagenda twinjirayo dukurayo amakuru yose acukumbuye tubazaniye. Ni Rayon 50 ikomeje kukugezaho amakuru yizewe kandi azira ibihuha. Mwibuka kudushyigikira mukanda subscribe ndetse kandi mukibuka no gukanda kunzogera kugira ngo mutaja mucikanwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubategurira ku kipe yacu dukunda twese nk'abakunzi ba Rayon Sport. Muhire Kevin wabaye kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport ndetse akaba na kapiteni w'ikipe ya Jamus FC turuka muri Sudani y'Epfo. Ubu ngubu rero akaba yagize icyo avuga nk'umuntu wanyuze mu kipe ya Rayon Sport uko yayisize ndetse nuko ayibona ubu ngubu. Uyu Muhire Kevin yavuze yuko urwego rw'ikipe ya Rayon Sport rwiyongereye mu buryo bwo hejuru cyane ku buryo nta kipe ishobora kuba yayihangara. Uyu Muhire Kevin yavuze ko uko yabonaga ikipe ye yabonaga ko ari ikipe ikomeye ndetse ifite tactique bitewe
n'uburyo abakinyi bari barimo bari basanzwe bamenyeranye ndetse bazi uko ibintu bimeze, ariko nawe akavuga ko yatunguwe no kubona ikipe ya Rayon Sport imwemeza cyane, kuko nawe ni ibintu atabashije kuba yakira, kubera ko bitewe n'uburyo yari azi Rayon, ariko avuga ko yabonye koko Rayon yarahindutse ndetse yaragize n'urwego rwiza rushimishije, ku buryo buri mukunzi wese wa Rayon Sport yishimira, ndetse na buri umwe wese ufite uruhare mu kipe ya Rayon Sport yishimira. Yavuze ko Rayon Sport niramuka ikomeje kugenda yitwara gutya, izagera ku rwego rwiza ndetse izagenda ishimisha abakunzi bayo, kubera ko Rayon iri kugenda ihindagurika ndetse bigatuma ibintu bigenda neza tanu kwa tanu. Ikindi kandi rero Rayon Sport yamaze gusinyisha umusore myugariro uturuka mu gihugu cya Cote d'Ivoire bamwita Mohamed Watala. Uyu nguyu nawe akaba yamajije guterekaho amasezerano ye mu kipe ya Rayon Sport, ndetse iyo ni inkuru nziza rero bakunze b'ikipe ya Rayon Sport, ndetse nyuma hacasigayeyo abakinyi bagera muri babiri kugira ngo Rayon Sport ifunge isoko ryo kugura abakinyi, nk'uko byatangajwe na Murenzi Abdulayi umutoza perezida w'ikipe ya Rayon Sport. Nk'uko rero bikomeje kugenda bivugwa, Rayon Sport ubu ngubu rwose ifaranga riri kujejeta, kuko amafaranga yo yonyine yakoreye muri Sekafa Kagame Cup ni amafaranga menshi cyane, ndetse azanayifasha kugenda yitegura n'indi mikino ndetse n'andi marushanwa, kandi koko tunacyategereje ko igikombe cya Super Cup nacyo rwose tuzacegukana 5-5. Abariyo rwose turaganje ibara ry'ubururu n'umweru hejuru kabisa, bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Rayon 50 ikomeje